Imana ni guisezerano Eh. aho iri guhereye hose ujye usaba imbaraga kuko Imana iduha amasezerano ariko ko yaduhereje akatwinjiza mu rugamba. Ntago ushaka kubyumva ku buryo umudamu ufite inda ushaka kumara umunsi umwe 2 3 4 5 uruka utarya utanywa utunzwe no kuruka gusa nicyo nshyize mu nda ngahita nduka narebaga ibyo nkaribwa. Ntago ushaka kubyiyumvisha ukibaza ngo uyu muntu azabaho gutatarya kandi afite umwana mu nda. Wigeze wivuza? Narivuje Kwa muganga? Najya kwa muganga indwara ntibayibone. Amahoro y'Imana abakunzi bayirakora TV turongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Tunabahereza ikaze muri iki kiganiro. Kuri uyu munsi wa none ni umunsi udasanzwe kuko uyu munsi wa none dufite sinzi nimba ndi bumwite umushyitsi cyangwa niba ari umusangwa. Turamumenyereye abakurikirira Rakora TV ni Mama Byiringiro. Niryo zina abantu benshi bamuziho, niryo yamamayeho ku bantu bakoresha YouTube channel ku mbuga ku macano atandukanye. Hanyuma rero ngewe ukurikiye cyangwa se kurikiranye muri iki kiganiro ukiyoboye ni Manuel Tuyisenge nk'ibisanzwe. Mabyiringiro twaguhaye ikaze. Murakoze cyane. Irakora TV twari tugukumbuye cyane ku bantu bakunze kuyikurikira. Hari abantu benshi bagiye babaza ngo wagiye hehe ko twakubuze, bakabona abandi bavuga butumwa nkuko bisanzwe abantu bakurikira iyi channel yanyu babonaho ubuhamya bw'abantu butandukanye. Hanyuma rero bakavuga ngo Mama Byiringiro ko twamubuze kuko ufite ubuhamya bukundwa cyangwa se amateka abantu benshi bishimira. Ubwo rero batubazaga ngo Mama Byiringiro bimeze gute ko tutamubona. Hanyuma turagira ngo tukwakire rero utubwire ahantu maze igihe uri natwe twumvireho. Maze igihe nanjye ndishimye cyane kongera kuboneka kuri Rakora TV. Nari maze igihe kitari gitoya kandi ngira ngo nsuhuze n'abakunzi ba Rakora TV. Mbahaye intashyo buri wese ahari, abari mu kazi, mu rugo rwe, mu mirimo igiye itandukanye. Nanjye nari mbakumbuye, Yesu abampera umugisha. Urakoze cyane, uravuze ngo usuhuje abo bantu. Nabo reka tubavugire nubwo batavuze, nabo turizera ko bakwikirije. Bakunze kutubaza, hari abantu bagukurikira bagukunda cyane. Urabizi ko bagukunda? Baragukunda, abantu bagukunda, abo bantu bubahwe kabisa. Turabasuhuje, dusuhuje abantu bakunda Mama Byiringiro. Hanyuma rero ndabona warabaye neza, umeze neza. Wambaye isaha nziza, niba abantu badukurikiye babiruzi, ndabona umeze neza kabisa. Uri umudamu ushimishije. Dufite amatsiko kumenya ahantu wari uherereye cyangwa se ahantu wari umaze igihe. Hanyuma nanjye nanabasuhuza kuko nanjye twari tumaze igihe tutabana mu biganiro. Ariko nta handi tuba turi, duhanze amaso ku biri mu ijuru, turimo turakorera uyu mwami. Hanyuma rero reka dukomeze iki kiganiro utubwira mbese amagenzi yawe cyangwa se ahantu wari umaze igihe, kuko nanjye mfite amatsiko yo kumenya ngo wari waragiye. Twagiye tugerageza rimwe na rimwe kugushaka kuba twakorana ibiganiro, ati sindi kuboneka, ati simpare. Hanyuma abantu bavuga ati se ko mushyiraho ibindi biganiro ari he ko tutamubona. Hanyuma rero turagira ngo tunyuriremo muri make. Wari muzima, wari urwaye, byari bimeze gute? Nari maze igihe kigera mu 9 nari ntwite. Shima n'Imana ko yabanye nanjye muri icyo gihe cy'amezi 9. Ubu nkaba naribarutse umwana w'umuhungu. Warabyaye. Felicitation kabisa. Ariko abantu badukurikiye bashaka kubona ukurusiga ungana bakagira wenda ngo hasigaye umwundi. Ubu warabyaye, ufite uruhinja. Tuzaza muduhereze ku gikoma. Mudehe ku gikoma rwose. Ibi bintu ni byiza. Umugani wa murokora biririmbye twarabisengeye. Nibyo kabisa. Ufite umwana w'umuhungu. Murasase cyangwa asanase? Asanase. Ni ikibongeka kuri yase tumubona. Urwo nirwo rugamba rumaze mw'igihe? Ntago byari byoroshye, numva nyine mezi 9 nisegura no ku bakunzi bacu badukurikirana. Ntabwo ari ukubatererana cyangwa ndakunda umurimo, ahubwo nyine nahuye n'urugamba Satana ndasaho, nubwo atabashe nubwo yarandashe ariko arampusha. Shima n'Imana ko yabanye nanjye muri urwo rugendo rw'igihe cy'amezi 9. Ntago byari byoroshye, ariko nabonye mu kuboko kw'Imana
ndetse n'imbaraga z'Imana. yego. Warashatse, maze gushaka hari abantu bagiye bakurikirana ubuhamya bwawe bananabukunda, nyuma umaze gushaka rero ukoze ubukwe ugirirwa umugisha wo guhita usama nk'uko n'abandi basama batahuye n'ibindi bibazo. Urumva muri icyo gihe cy'amezi 9 niyo mpamvu tutakubonaga. Igihe cy'amezi 9 nuko nakoze ubukwe, nyuma yaho ndasama nk'uko abandi babyeyi bose basama, ariko Satani arandwanya, mpuramo n'ibitero byinshi bikomeye, ndarwara, ntabwo byari byoroshye. Shima n'Imana ko yongeye kunyemera ko nicara hano kuri Irakora TV, kuko nabonye ukuboko kw'Imana, ntabwo byari byoroshye, ariko Imana yabanye nanjye irandwanira. Hari bamwe bansuye, hari abansengeye, hari abo twagiye kutuvugana bambaza ati wagiye ko twakubuze. Nabo mbashimira cyane muri rusange, ababanye nanjye batasibye kunyandikira, abampamagaye mu buryo butandukanye, abo twabanye bansengera amanywa n'ijoro rwose. Hari abansengera kuri telefoni bakure, hari abansengeye bageze mu rugo, nawe utarabashije kuhagera ariko ukamenya uko makuru yanjye, navuga ngo abo bose Imana ibampera umugisha. Yego, murakoze cyane. Nanjye ndyungemo mvuge ngo Imana ibahereze umugisha. Tukiri kuri icyo kintu, hari abantu babura abandi, cyangwa se ukaba ufite umuntu wari usanzwe ukurikiramo abana mu buzima bwa buri munsi, ariko wamubura bikaba birangiriye aho. Wamwandikiraga kuri WhatsApp ariko ntukibona ariho, bikaba ntumuhamagare, ntumenye ngo bimeze gute. Mu yandi magambo ni rwa rukundo rw'abantu baba rwarakonje, ariko tubwira abantu muri iki kiganiro kugira ngo bongere basubire ku isoko, bagira impano y'urukundo. Abo bantu rero baguhamagaye cyangwa banagusuye, reka twongere tubivuge ngo Imana ibahereze umugisha. Yesu abahereze umugisha kabisa. Wari uvuze ngo wahuriyemo n'urugamba, gutwita ngira ngo ni ibintu biba byoroshye, rimba ruko ndi umusore ntabwo mbizi, ariko mbanzi nyine ko igihe kigeze umuntu abyara. Wese ko byari bimeze, byagenze ute? Nanjye nuko byari bimeze, narasamye, ariko ngira ibitero byinshi bikomeye. Satani ntabwo igeze abyishimira, ndarwara cyane, rwari urugamba rutari rwunyoroheye, ariko Imana ibana nanjye. Icyo nakuyemo muri urwo rugendo rw'amezi 9 nuko nasanze hejuru y'imbaraga z'ibiturwanya hari imbaraga z'Imana. Amen. Nari maranye iminsi ijambo rivuga ku gihe, ndimo ndiganiriza abakunzi bacu badukurikirana, mvuga ku gihe, buryo umuntu ashobora kuba mu bihe byiza cyangwa se akaba ari mu gihe kibuka cyakira. Nanjye rero igihe cyangezeho, ariko mukungeraho Imana yabanye nanjye, impagararaho, irindi jambo ryayo kugeza risohoje. Ariyo mpamvu nishimira. Hari abantu bumvisha uvugamo ibintu by'urugamba batazi iby'ibintu by'urugamba ari biki. Wari umusirikare, byari bimeze gute? Nari umusirikare, iteka ryose umukristo wese n'umusirikare. Yego. Kuko mu rugendo rujya mu ijuru turasana n'umubi. Tunasamye inda, nyisama nk'uko abandi bose bayisama, ariko ntabwo ikibazo na burwayi nahuye nabwo ntabwo ari inda. Yego. Ntabwo ari uko nasamye, ahubwo hajemo ibitero by'abarozi, bakakuroga, bandasaho, barandoga, ibintu birebire. Mbega abantu bagiye bagera kuri teraho nari ndi mu rugo, bagiye babona ko ntabwo byari byoroshye, usibye kuba Imana iba guhagazeho no kuba Imana baravuganye nawe, ariko byari ibintu bikomeye, ntabwo byari byoroshye rero. Ariko muri ibyo byose naciyemo, ndashima Imana ko yagaragaje imbaraga zayo, ikanesha kandi igatsinda. Uvuze kuri icyo kintu, uvuga ngo wahuraga n'ibitero bitandukanye, barakurogaga bakakoherereza imyuka mibi. Mbese nuvuga ngo hari abantu badukurikiye ariko bumva ko abakozi b'Imana badashobora kubaroga. Umugazanga nk'umuntu ahise avuga nti abantu bandoga se ndi umunyamasengesho. Nuvuga ngo uburyo, mbese akumva ko abanyamasengesho hari izindi mbaraga bafite, wenda akumva ko mu gihe bamuroze aba yagiye mu ntege nke. Nk'icyo kintu wadusobanurira, kuko hari umuntu udukurikiye ahita yumva ko we batashobora kumuroga kandi asenga cyane. N'abavuga ngo umuntu usenga cyangwa umuntu w'Imana ntabwo akwiriye kugeragezwa, ariko icyo gihe aba yibeshya cyane, kuko na Yesu ari umwana w'Imana, nawe yaciye mu bigeragezo kandi abinyuramo. Kandi umuririmbyi aravuga ngo n'intumwa ubwazo zazamukiye muri iyo mibabaro. Rero tukiri muri iyi si dufashe igihe mu ntambara. Niyo mpamvu umwanditsi yanditse aravuga ngo cyambaye umwambaro w'urugamba ye kwikura nk'utabarutse. Turacyafashe igihe mu ntambara, kandi uturwanya twese n'umwe ni Satani. Rero tukiri muri iyi si, tukiri muri uyu mubiri, ntabwo azabura kukurwanya, kuko cyane noneho twebwe cyangwa se abantu bamaze kumenya Imana aturwanya kurushaho. Rero wibwira ngo kuba uri umunyamasengesho ngo ibitero ntabwo byaza,
kuba uri umuntu w'Imana, kuba uri mu kisi tungo satani ntiyagushobora, ababeshye cyane. Kuko icyo gihe ntago niba satani amutse atakurwanya, icyo gihe waba uri umwe mu ngabo ze. yego. Rero niba utari umwe mu ngabo za satani, ni ngombwa ngo akurwanye. Wari ubivuze neza, uravuga ngo abasirikare bahora ku rugamba kimwe n'abantu basenga cyangwa se abakristo nabo bameze nk'abasirikare, kubera ko uri umusirikare wa Kristo kandi ukaba waranyujijwe muri byinshi nk'abantu bakunze gukurikira. Aho ngaho umuntu yahita yibaza ngo wageragejwe ku ruhe rwego, kuko wahita wumva ngo ukuntu Mama Byiringiro tumuzi ari umuntu wihanganira ibibazo, wihanganira ibigeragezo, ubu no kuvuga ngo nabwo wari warahuritse n'ubundi nk'izindi ngamba zose wahuraga nazo. Bajya bavuga ngo utaranirwa kugira ngo ijuru ni hafi. Kandi uwo ni umugani. Kuvuga batarabona, uvuga ngo urugero nageragejweho mu mezi 9 rwarandemereye kuruta urwo nageragejweho mu myaka yindi yahise. Nubwo imyaka yo yabaye myinshi ngeragezwa cyangwa naciye mu bintu bikomeye, ariko urw'amezi 9 rwari rukomeye. Kuko ndibuka Yobu ubwo satani yamusabaga, Imana imubaza ati wareye neza ko Yobu ari umukiranutsi wanjye ukiranuka kandi utunganye ubaha Imana. Satani aragenda mwaka ibye byose arabitwara. Iyo baravuga ngo navuye mu nda ya mama ntacyo nambaye, nzasubira mu nda y'isi ntacyo ngize gute mfite. None Satani asubira imbere y'Imana. Imana iramubwira ati wareye neza nubwo wanteye kumuhora gatsi. Imana iramubwira ati burya rega umubiri uhererwa undi mubiri. Umuntu abasha gutanga icyo afite cyose kugira ngo acungure amagara ye. Yarashatse kumwumvisha yuko ibintu byose byabasha kugenda, umuntu wese yabasha kubyihanganira, ariko burya warambura ukuboko kwawe kuba umubiri wa Yobu ukamuteza uburwayi yakwihakana. Nanjye rero nagiye mvuga ko naciye mu bintu byinshi bikomeye, ariko urugendo rw'amezi 9 rwanduteye ya myaka yose y'ibigeragezo. Kuko nubwo ibyo nacagamo byose, wenda ko ari ukuburara, kwambara ubusa n'ibindi bigeragezo bitandukanye, ariko nari ntaragera igihe cyo kurwara. Nagiye mbicamo muri ubwo buryo, nkajya kwa muganga nkabyara, ngatwara inda nk'abandi, nkajyayo nkabyara, ngatahana umwana. Ariko noneho uru rugendo rw'amezi 9 rwambere nk'aya myaka Abisiraheli bamaze mu gihugu mu butayu, kuko abantu bagomba kugenda igihe gito bagenza imyaka 40. Nanjye rero mu bugeragezo naciyemo, mu bintu byinshi byagiye bindushya n'ibimbabaza, amezi 9 yambere agahebuzo. Ku muntu twari duherutse inkuru nziza ugitangira rivuga butumwa kuri uyu murongo, ari baherutse inkuru nziza ku badukurikiye mu biganiro byabanje, aho babonye uvuye hanze Imana yasoje isezerano. Hari ababonye wakoze ubukwe, hari ababonye abo wari warasengeye batabawe. Ubwo muri ibyo byose byiza by'amasezerano wari urimo, hahita haziramo n'ibyo bibazo by'uburwayi bukomeye gutyo. Mbone ni nabyo koko ndabyibuka, nagiye hanze byari mu isezerano, Imana irarisohoza, ndagenda njya hanze, ariko njya hanze ntameze neza kuko nsa nk'uho nkimara gusama. Ndagenda Imana ibana nanjye, ndagaruka, ariko kuva nagaruka ntabwo nongeye kugira ubuzima. Nahise ntangira aho ngaho ndafatwa. Ndafatwa no kuvuga ngo naherutse ubwo ngubwo, nahuye rero na byinshi bikomeye, ndarwara cyane, ngira ahantu mbona ko bikomeye. Ariko nubwo nahuye n'ubwo burwayi ninjiyemo, ntabwo byantunguye. Nagiye kwinjira muri urwo rugamba rw'uburwayi, Imana yari yamaze kubimbwira. Irambwira ati ugiye kwinjira mu rugamba ariko nzabana nawe. Ndavuga nti se ko nahuye n'ibintu byinshi bikomeye, ikintu ngiye guhura nacyo kizambabaza ni igiki? Ariko ntabwo nari nzi ko Satani agiye gukora, agiye kungerageza aciye ku mubiri. Rero nubwo naciye muri ibyo byose, wenda n'abanyumva babyumve, ntabwo byantunguye. Imana yari yabinteguje mbizi neza ko yansuye gatatu, inshuro zigera muri 3, imbwira ko nkwiriye kwitegura ngiye kwinjira mu rugamba. Rero irambwira ati nzabana nawe nubwo bizaba bikomeye. Kandi koko nkuko yabimbwiye yabanye nanjye, kuko wambonye abantu bansuraga bansengeraga ndabarabizi, ntabwo ari kumbona ngo utegeze ko nakongera kwicara kuri kamera, utegeze ko nakongera kugaruka mu ngo nicare mvuge cyangwa mbe ngihumeka. Ahanjye ntabwo haba kiriho, yo ntaza kuba Imana hari icyo yavuganye nanjye. Rero niyo mpamvu navuze ngo tukiri muri iyi si dufashe igihe kinini mu ntambara, kandi Satani ntazabura kuturwanya. Ahubwo kandi ntabwo dutegurwa nuko Satani azaturwanya,
ahubwo igifite agaciro nuko Imana ibiri mu ruhande rwacu. Rero ubwo nabyo mbishimira Imana ko ryari isezerano Imana yari yarampaye ryo kujya hanze irarisohoza rwose, mbonera ukuboko kw'Imana. Ariko nje nyine ninjira mu rugamba rutari runyohereye rw'amezi 9 Imana ibanamo nanjye mu gihe cyari gikomeye, ntabasha kugera hanze, nta kintu mbasha gukora, ariko Yesu nabonye ukuboko kw'Imana kugeza ubwo nshoje mbona ubutabazi bw'Imana. Abantu badukurikiye wenda kugira babyumve neza, ntabwo ari kwakunda wenda ababyeyi inda zibagwa nabi, kuko ni nk'inshuro ya 8 waba ubyaye. Nubwo bijya bitangaza abantu, hari abantu n'ubu ngubu ya 9, hari 7 bariho watubwiye, hari n'undi wapfuye na ruriya ruhinja. Ubwo bivuze ngo wari ufite experience mu kubyara. Ntiwari mushya. Ntago nari mushya. Urumva ubwo rero sino kuvuga ngo ni kwa kundi umuntu atinya wenda avuga ngo ni ubwa mbere. Hari ikintu nabonye burya Imana ni guisezerano aho iri guhereye hose ujye usaba imbaraga, kuko Imana iduha amasezerano ariko ko yaduhereje akatwinjiza mu rugamba. Yikubwiye ngo nzagukorera iki ngiki, umenye neza ko Satani agiye gutangira kukirwanya. Yego, none turagira ngo tunyuremo muri make. Wavuze ngo bagiye bakuroga mu buryo butandukanye, hanyuma bashaka kugira ngo barwanye umugambi Imana, birumvikana. Kuko haba abakristo, abantu basengera mu madini atandukanye, bazi yuko Satani ajya akunda kurwanya umugambi w'Imana. Wigeze uvuga ku kintu kivuze ngo wahuye n'uburwayi, ariko abantu bazi mu mabyiringiro si ukugira ngo ngutake. Mu mpano ugira bamwe impano yo gusengera abarwayi, wowe ubwawe ntabwo washoboraga kwisengera ngo ukire. Kandi nkubwira ko byari byabaye ngombwa ko ari ishuri ngiye kwiga. Nanjye nibwo bwa mbere nabwiye ngo mu byo nahiciciyemo byose ntabwo n'ubundi nigeze mbona ndwara ngo njye kwa muganga, cyangwa mara ibyumweru 2 ukwezi kuze n'ukundi. Wenda narasonzaga nkambara ubusa ngaca mu bundi buzima bugoye, ariko nari ntararwara. Rero mvuga ngo ubwo burwayi bwaje nyine maze gusama iyo nda. Yego, byari ibihe bikomeye, ntarya ntanywa. Utarya kandi utwite? Ntago naryaga, nta kintu nashyiraga mu kanwa, nari ntunzwe no kuruka amanywa nijoro, nararibwaga kandi ribwa mu nda muri yandi irimo umwana. Tukiri aho ngaho wahita bibaza ngo umuntu ko tuzi neza ko ubuzima bw'umubyeyi aba ari ngombwa ko agomba kurya kandi akarya neza, ubwo umwana nta kibazo yigeze agira? Aho rero niho ubwenge bw'Imana butandukanye n'ubwacu twebwe abana b'abantu. Ntabwo ushobora kubyumva cyangwa kubyumvisha. Kuvuga ngo kuva nasama iyo nda nsa nkaho nahise ko nkurwa ibiryo, atari uguhurwa kubera inda. Oya, inda yo nta kibazo igeze intera, ahubwo none ifite nyine kubera icyo kibazo nari ifite cy'uburwayi. Ntabwo naryaga, ntabwo nanywaga, nta kintu nashyiraga mu kanwa, nta kintu nafataga na kimwe, nari ntunzwe no kuruka, kandi najya no kwa muganga ntibabone indwara. Ubuzima bwawe buratangaje kabisa. Ubwo ibyo bintu wabimaranye igihe kingana gute? Namaze igihe cy'amezi 9 ari ubwo buzima. N'akantu nageraga gukire mu kanwa nahitaga nduka. Ubaho gutyo? Nabayeho gutyo muri ubwo buzima, amaraso aragenda nshiramo, mpinduka umweru, ndashobora kwicara, ndashobora kuryama, naribwaga amanywa nijoro, igitondo, mbega nahoraga mu mubabaro. Abantu bamwe bakatukirirwa, n'abandi bakaza bakaharara, amaze iminsi 2 iwanjye, amaze iminsi 3 iwanjye. N'abantu batandukanye bagiye baturuka mu ntara, baje kunsengera, baje kunsura, abaza kunkomeza. Ariko ndabyibuka urugamba njya kurutangira, hari mu gitondo ndyamye, ngiye kumva n'ijwi rimbwira ngo uko nabanye na Dawidi niko ngiye kubana nawe. Abo twari kumwe mu gitondo turi gusenga, twari mu maseshe y'iminsi 7, ndabibabwira. Numvishe ijwi rimbwira ko Imana imbwiye ngo uko yabanye na Dawidi niko ugiye kubana nanjye. Barambwira ati nyine Dawidi yari umunyentambara, ubwo witegura urugamba. Kuko rero Imana yari yambwiye ati ugiye kwinjira mu rugamba, usaba imbaraga kandi nzabana nawe. Nuko ndavuga nta kundi, nsigara nsenga rero amaseshe yo gusaba iki imbaraga. Ni ukuvuga ngo rero ibintu nabuhuye nabyo mu gihe cy'amezi 9, ntabwo nshaka kubikubwira gutya utaraje kuri tere ngo mbone ubyumve. Yego. Ntabwo ushaka kubyumva ku buryo umudamu ufite inda ushaka kumara umunsi 1, 2, 3, 4, 5 uruka, utarya, utanywa, utunzwe no kuruka. Gusa nicyo nshyize mu nda ngahita nduka, narebaga ibyo nkaribwa.
ntabwo ushaka kubyiyumvisha, ukibaza ngo uyu muntu azabaho gute atarya kandi afite umwana mu nda. wigeze wivuza narivuje kwa muganga najya kwa muganga indwara ntibayibone, kandi uribwa naciye mu ufite byuma, ibibazo naciye mu byuma bitandukanye nivuza indwara ntibayibone, bagasanga umwana ikibazo gitangaje, basanga umwana ameze neza mu nda. Bashaka ikintu bukindya bakakibura. Natanze ibizamini byose ngera na Pfizer nagezeyo, ca mu byuma baransuzuma rwose bifatika, ariko indwara ntiyaboneka. Nabaza umwana ameze ati umwana ameze neza, baripima n'ibiro by'umwana ari mu nda bakambwira ngo afite ibiro rwose bihagije, ariko ukibaza ngo uwo mwana atunzwe n'iki utarya ntarya ntanywa. iyo waramukaguriye byagenda gute? Yo nari ko ndumva ni ubundi buhamya bushya kuko wabivuze. Njyewe yo naryaga, nararibwaga cyane 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 mu nda hakakurya, hakandya nkaruka uko maze kuruka, noneho ugasigara nsengera kuruka nkabwira Imana ngo Mana mfasha nduke, kuko bya bintu niyo namaraga kubiruka nibwo nabonaga amahoro. Ariko ninywa amazi shyire mu nda cyangwa fanta cyangwa amata, nararibwaga cyane nkasigara mbwira Imana ngo mbabaranduke, kandi kuruka mfite umwana mu nda, nta maraso mfite, uko ndabyibuka na hari igihe nagiye kwa muganga basanga nta maraso mfite. Nta maraso nkigira, nsanga nta vitamine nkigira kuko sinaryaga sinanywaga. Nkibaza ngo uyu mwana bizagenda gute, ariko ya Mana irindi jambo ryayo ikarinda n'uwo yaribwiye ihagarana nanjye, n'uwa mwanya iramurinde. ndumva bitangaje wa mugani wawe nk'uko bitubwira tutari duhari. Twe twari tuzi ko nyine ari bya bindi bisanzwe, ari uko umuntu ashobora kubura wenda afite nk'ibindi yibera. Twari tuzi ko wagiye no muri business wenda, ntabwo kwari ukubura, ntabwo byari twari tuzi ko wabaye nka ba bakozi bamwe namwe baretse ibitabo bakajya gucuruza bakareka umurimo. Ariko pole sana kabisa, wihangane, kandi kuko uri umunyarugamba, uri umunyarugamba. Yesu yarakwigishije, umaze kumenyera intambara umaze kumenyera intambara. Ariko umuntu ukurebye ntiyabona ko warwaye icyo gihe kingana gutyo. Umugabo barimo arakwitaho bihagije. Uvuga ngo nyine ikintu cyose Imana ikigenera igihe cyacyo. Yego, kuko no gukira nasengewe n'abantu benshi bagiye batandukanye. Hari abansengeraga saa 9 z'ijoro, ubundi umunota ku wundi, ntabwo nigeze nicara ndi njyenyine. Hari abavuye mu Ruhengeri bansengeye, abavuye i Cyangugu, abavuye mu ntara zitandukanye, abahana i Kigali bagiye bamenya ko narwaye, abandi nkabahamagara bakaza bakansengera. Rero muri icyo gihe Imana yari yashyizeho cya gihe yagennye, nicyo gihe Imana yonyine cyageze ishyiraho iherezo. wafatwaga ryari? Byazaga ku manywa nijoro, byagendaga gute? Njyewe igihe cyose isaha yose nabaga ndi kuribwa. Uribwa mu nda? Ni mu nda gusa hakuryaga ukumva no gusa hakurya? Naribwaga mu nda cyane, nkaribwa no mu mutima. Mu mutima ikintu kikaza kimfata umutima, nk'uku gahera nk'uku gashira, kikaza kundekura, cyamara kundekura noneho ngatangira no kuribwa mu nda. Byari urugamba. Urumva ko Imana yari yaguhaye amakuru, yari yarakubwiye ko bizarangira ryari? Hari amakuru yabyo wari ufite? Ntabwo Imana igeze imbwira yuko bizarangira. Njye nkimara gusama nyine narishimye nk'ababyeyi bose, ariko nkimara gusama nibwo natangiye kujya ndota inzozi, nk'uko nawe Imana igusura ikaba yakwereka, ikantangira kugenda ndota inzozi. Imana itangira kugenda ivugana nanjye ko ngiye kwinjira mu rugamba. Rero koko nk'uko yabimbwiye nuko mpita ndwinjiramo. Rero mu kuvuga ngo igihe bizarangira ntabwo nari nkizi. Icyakora icyo nari nzi cyo nuko Imana yambwira ko izashyiraho iherezo. Imana ikambwira ati nzaguha umwana muzima, nzaguha umwana ushimishije, nzaguha umwana ufite ibiro byinshi, nzaguha umwana w'igitangaza, kandi nzabana nawe mu gihe cyo kubyara, humura ntacyo uzaba. Ariko wowe wageraga kuri tele wandeba ukavuga ati kabisa uyu ntabwo ushobora kubaho, tibibaho, umuntu ntiyaribwa gutya, umuntu ngo aruka amanywa nijoro, umuntu atanywa atarya, umuntu nari narabaye umweru, nurangiza ngo uzuvuge ngo ashobora kubyara umwana muzima. Ariko njyewe ikintu nari ndiho ni kimwe, nari ndi mu babare bukomeye, kuko nararibwaga cyane cyane mu buryo bukomeye. Nararibwaga nkarira amarira kandenga, nawe wandeba ukarira. Mu rugo nta muntu urya, nta muntu uryama, nta usinzira, ariko nari ku ijambo ko Imana irambwira ati nubwo bimeze bityo nzihesha icyubahiro, nzashyiraho iherezo. Abaganga biranze, amasengesho nawe ugasenga ukabona ntibiri guhinduka. Dufite abantu basenga rimwe cyangwa bagasenga iminsi 2 bagahita bavuga ati ubu biranze. Wenda nk'umuntu wamenye Imana ntitwakubaza ngo kubera iki wenda utagiye no kurebera muri bariya twita abavuzi ba gihanga cyangwa abapfumu, kuko wenda uri umukozi w'Imana, ariko nkawe wumvishe muri wowe wumvaga umeze ute?
wumvaga ukizeye Imana, wumvaga bimeze ute? njyewe narayizeraga kuko ubundi nubwo byemeze gutyo yaransuraga yaransuraga, ariko nafite no kwizera kuko si ibintu byari byantunguye, nari mbizi ko izashyiraho iherezo nubwo umubabaro wari mwinshi cyane, kuko buriya ibigeragezo byose birarutana, wasonza ukirirwa ubusa, ukambara ubusa bakagusora mu nzu, ariko iyo wahuye n'ikigeragezo cy'umubiri cyo kiba gitandukanye n'ibindi byose. Rero icyo nicyo ninjiyemo, ariko ngira ibyiringiro, nahumurizwaga nuko Imana yavuganaga nanjye. Rero arakomeza kumpumuriza ati humura, nzashyiraho iherezo, bakansengera bikoroha, ubundi nkongera ngasubira mu rugamba, bakansengera nkabona nta gihinduka, ariko ndi ku ijambo rivuga ngo uko byasa kose iki ni igihe ndimo ariko kizagira iherezo. Nari mfite ibyiringiro ko nzabyara umwana muzima, nari mfite ibyiringiro ko atari cyo gihe cyanjye cyo gupfa, nari mfite ibyiringiro ko ari ishuri ninjiyemo Imana izagira gute izashyiraho iherezo. Ari nacyo kintu nabwira umuntu unyumva uri mu ishuri nk'iryo nari ndimo ry'abarozi se, cyangwa se ry'uburwayi runaka, cyangwa se ry'ubukene, kwambara ubusa, kuba uri kubona nta nzira kandi Imana ivugana nawe, nakubwira ngo niwihangane, igihe cy'Imana nikigera izagutabara, kandi nigutabara Imana yo mu ijuru ifite ukuntu izabigenza yonyine igukure mu kibazo urimo. Ndagira ngo wenda turebe uburyo twaza kugana ku musozo, wari urimo unanabidusobanurira utubwira uburyo ki wageragejwe ukageragezwa n'ibintu bitoroshye, ugaterwa n'abarozi kandi uri umukozi w'Imana. Ubundi ni n'ibintu bitajya bikunda kumvikana, ariko urumva n'urugamba rukomeye. Kuri ubu ngubu ubwo tuvugana, ikigaragara cyo ntabwo kirwaye, ntabwo kirwaye ukuntu umeze, ntabwo umuntu urwaye aba afite umubiri umeze gutya. Kandi uburyo Imana yankijijemo yonyine niyo yankijije. Iza kugukiza gute rero? Turi aho ngaho wanamugani, urumva yaguteguje ati mwana wanjye ugiye kujya mu rugamba, urugamba ruratangira, ruza kugira ubwo rugera mu mahina nk'uko bajya babivuga rukomeye cyane. Byaje kugukiza gute? Ubyaye umwana wahise ukira, byagenze ute? Nakize rwose, umunsi wo kubyara kwanjye si wo munsi nabyariyeho, itariki yarageze yo kubyara, nditegura nk'abandi babyara, ariko Imana yambwira ngo si cyo gihe, irambwira ntabwo ari cyo gihe, njyewe igihe cyanjye kirahari cyo kubyara, kandi nikigera uzabyara. Imana irambwira ngo nzaca abarozi muri humye, kuko bari bantegeye kuri iyo nda bazi ko ari izampitana. Imana irambwira ngo umunsi nabyaye nzamenye ko urwo rugamba narindiho rurangiye. Rero nk'uko Imana yabimbwiye uko byagenze, itariki yo kwa muganga bampaye yarageze, sinabona ibise. Imana irambwira ngo itegereze itariki abaganga baguhaye, ahubwo tegereza igihe cyanjye. Ndabyibuka dufata ibihe byo gusenga bihagije, kuko n'ubundi twahoraga mu masengesho ku manywa ndetse nijoro, nshimira bene data, inshuti z'umusaraba bansengeye, babanye nanjye ku rugamba rutari rworoshye, abampamagaraga saa 9 tugasenga, abo nabahamagaraga nanjye bakansengera, abateze mu mpande zitandukanye baza kundeba, ababanye nanjye ntabwo byari byoroshye, mbashimira mvuga ngo Imana ibampera umugisha. Imana ibahereze aho bari hose, ndabizi ko batazabura kumva iki kiganiro, Imana ibahereze umugisha. Rero nategereje itariki igeze, ndavuga ngo ntago ariyo. Imana irambwira ngo witegereze, njyewe nzaca abarozi muri humye. Rero umunsi w'Imana ugeze nabyaye, inda yanjye irenzeho ibyumweru 2 n'iminsi 4. Ibyumweru 2 n'iminsi 4? Ibyumweru 2 n'iminsi 4. Kuko Imana yari yavuze ngo iyo ifite igihe cyayo nzabyarira. Ntabwo nigeze mpangayika, naravuze ngo reka ntegereze igihe cy'Imana. Ndavuga ngo ndakirindira, kandi bisa ngihagararaho, ntabwo byari byoroshye. Njya kwa muganga ngeze, bata umwana umwuka washize, reka tukubage, igihe cyo kubyara cyari cyararenze. Ndavuga nti ntabwo nshobora kubagwa, bati turakubaga. Umwana baramupima basanga umwana ntakiri guhumeka, mu nda atari guhumeka, ntabwo yahumekaga. Baramupimye basanga umwana ntahumeka, kandi Imana yari yambwiye ati ntuzigere uca mu byuma, njyewe nziyizira nzakubyaza. Rero nk'uko Imana yabikoze, ndahava ndataha. Imana irambwira ngo utaha, igihe cyanjye ntikiragera. Batansubira mu rugo. Rero nyuma nsubirayo kwa muganga, nsubiye kwa muganga basanga umwana ari guhumeka. Ntago rwa rugendo rutari rworoshye, ubwo wenda nagiye ncagaguranya, ariko umunsi kugira ngo uve ku munsi wa mbere ugere ku wa 3 habaga harimo urugamba rukomeye. Rero nk'uko Imana yari yabimbwiye ngo ntegereze umunsi wayo, umunsi w'Imana warageze, mbona ubutabazi bw'Imana irantabara.
rero kuva nabyara nk'uko Imana yarambwiye ngo ikigereranyo cyanjye gifite iherezo, umunsi nabyaye kizaba gishize, ni nako byagenze. ni ibitangaza wenda mugana umuntu utarwara ntiyabimenya, ariko turagira ngo wenda ushimire Imana tugana ku musozo. Mbese muri make twagiraga ngo tumare abantu amatsiko cyangwa se tubasobanurire abari bafite amatsiko yo kumenya ahantu wagiye no kumenya ikintu cyatumye ubura, kuba baratubwira ngo ese ko mukora ibiganiro by'abandi ko tubona umurimo ukorwa Mama Byiringiro ari. Hanyuma rero udukurikiye twizeye ko wamaze kumenya ahantu yarari, kandi tunashimiye Imana yagukijije. Ni ukuri Imana ishimwe kandi himbazwe. Nyuma rero turagira ngo tugusabe, unakoze cyane. Murakoze cyane, turagushimiye Imana yacu, turaguhimbaje kuko uri Imana ikiranuka kandi yera, uri Imana ivuga bikabategeka bigakomera, uri Imana uritangira ukaba n'iherezo. Mana ntawakubanjirije nta n'uzaguheruka, ni wowe ukinga ntihagire ukingura, uri Imana ishyira ikuzimu igakurayo. Mana turagushimiye muri iki kiganiro, wakoze ibikomeye Mana, wakoze iby'imbaraga, narakubonye ntago byari byoroshye, wambereye Mana umbera byose, narakubonye urugamba rugeze mu mahina, narakubonye Nyagasani mu mubabaro mwinshi, narakubonye Nyagasani Mwami ijoro ryanze gucya, wabaye Imana urambuye ukuboko kwawe ndakubona, wabaye Imana urinda ijambo wavuze urarisohoza. Izina rya Yesu nirihabwe icyubahiro. Nanjye ndi hano kuri iyi kamera ndagushimiye Mana, ngushimiye neza yawe nakubonanye, ndagushimiye ko warwaniye intambara ntago byari byoroshye, ndagushimiye ko wabanye nanjye ku rugamba, ndagushimiye ko warwanye ugatsinda ntago ujya uneshwa. Mana yacu nihabwe icyubahiro. Nanjye sengeye bene data banyumva, haraho hari umuntu umeze nkanjye nkuko nari meze, haraho hari abarushye n'abaremerewe. Mana data twese mwiza, hari abari guca mu ishuri ry'abarozi, hari abafite indwara zigiye zitandukanye, abari kwa muganga n'abari mu ngo zabo, hari abarushye ndetse n'abaremerewe, abashonje ndetse n'abambaye ubusa. Mana abarwaye indwara zidakira, abo kwa muganga basezereye, abo bose ndabasengera kugira ngo ishuri ribibuke. Mana gera kwa muganga utabara indembe, Mana gera mu ngo zitandukanye utabara abarwayi. Narakubonye ndi gusasiro cy'uburwayi, narakubonye urugamba rugeze mu mahina, narakubonye abaganga byabananiye, wowe uraza uraseruka uratabara. Narakubonye ndi kwiseta ngiye kubyara, narakubonye mu gihe cy'amezi 9. Yesu ndasengera ababyeyi batwite, Imana ibahozeho amaso yayo, ndasengera ababyeyi batarasama, Mana ibibuke ibagire neza mu izina rya Yesu Kristo. Abababaye bose Mana ubibuke, abarira Mana ubahoza amarira, abanyentimbu zibamare mukiza. Natuye Mwami kugira ngo umuntu wese urwaye muri iki kiganiro Imana nimukize, hari abarwaye za diabete na za kanseri mu izina rya Yesu Kristo, abari ku gikombe cy'uburozi Imana ibatabari bakize. Nanjye warantabaye narakubonye, nanjye warankijije narakubonye. Yesu mwana w'Imana, mwamureka umuntu wese mu iki kiganiro arushye abona ubutabazi bw'Imana, kana urengera imfubyi n'abapfakazi, abakene ndetse n'abatishoboye, abanyentimba n'abanyamibabaro. Mana ibibuke batabare Nyagasani, abashomeri n'abari mu makode, Mana bafite intambara zigiye zitandukanye, ndabasengeye muri aka kanya. Mana nibibuke batabare, urengera intore zawe zigutakira ku manywa na nijoro, abatarakumenya bakumenye, abatizera bizezwe n'ibitangaza ukora. Ngaho tanga umugisha rero, umuntu wese uzakurikirana iki Mwami, uzakurikirana kino kiganiro azahabwa imbaraga nshya, azabona ubutabazi bw'Imana, azabone marayika umurwanirira, azabone ineza yawe Kristo, urwaye azakire. Ufite uyu murongo dukora turawusengeye, Irakora TV Nyagasani, hakorera iby'ubutwara Imana, bohora imitima myinshi boshye, ruhura abantu barushye Nyagasani. Turasenze gitare cy'amahanga kugira ngo abanyentambara barwanirire mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu wese uzagera kuri uyu murongo ajya yumva Imana igendera muri we, ajya abona ubutabazi bw'uturutseho, ajya abona intsinzi ivuye mu ijuru mu izina rya Yesu Kristo. Turasenze muri rusange abantu bose badukurikirana, Imana yumve gusenga kwabo, turabasengeye. Mana data twese mwiza, abafite ibyifuzo bigiye bitandukanye, Imana igenda ibikoreho, Imana ibabere igisubizo, Imana ibabere ubutabazi. Urakoze Mana kubyumva ukabikora. Narindi mushimira imirimo itangaje
nakubonanye, nari ndimo mvuga imbaraga zawe Mana, ntabwo nzaceceka kubivuga, nta nubwo nzigera mbyibagirwa, nzahora nkuzirikana iteka. Uri Imana itabeshya, uri Imana ihindura amateka, uri Imana isohoza amasezerano, uri Imana irinda ijambo yavuze, ukarinda n'uwo waribwiye. Nanjye ntambukije ishimwe, iri shimwe rigere ku barushye baruhuke, iri shimwe rigere ku banyamibabaro intimba zabo zishire, iri shimwe rigere ku barwayi bakire, bagira ibyiringiro, bagire gukomera, bagire kwizera yuko uri Imana ibasha gukiza, bagire kwizera yuko uri Imana ijya yunamira umuntu, bagire kwizera yuko uri Imana ikiza ubumuga, bagire kwizera yuko Mwami nta yindi Mana ihwanye nawe. Uri hejuru imbaraga z'abarozi, uri hejuru imbaraga z'abapfumu, uri hejuru imbaraga z'ibiturwanya, uri hejuru imbaraga za Satani. Bagire kwizera, bagire kukwiringira yuko ari nta yindi Mana ihwanye nawe. Ngaho Nyagasani Mwami Imana, iyi mitima yose uyisange, njyewe ntago nabamenya, ariko urabazi kundusha. Uwiteka nabiteho cyane, wagura imitima yabo, Imana ifura imitima irushye mu izina rya Yesu. Kandi nanjye umpe imbaraga, nkomeze gushima izina ryawe ndetse no kukwamamaza kubw'imirimo n'ibitangaza wakoze. Urakoze Mukiza mwiza, ndatuje ariko we ntutuze, mbisenze nize kubikora ku bwawe Yesu, amen.